nubwo byarenga inkombe ntabwo bijya birenga Imana. Jabini foza atunegwa icyo Imana yavuze no kugikora izajye apfa kuba ariyo yabivuze no kubisohoza izabisohoza. banishimwe Reka tugere. Imana ntagikangwa n'ibibazo byawe igihe bimaze. Imana ibasha gukora cyane biruta wowe uko watekereza cyangwa uko wakibwira. Uyu marayika aragaruka abonana nande na Mariya. Uyu Mariya we noneho igitangaza ntabwo we yarakeneye umwana, yari yarasabwe, ariko uyu Yesu akimara kugera mu isi abanzirizwa n'uwo bita Yohana, atangira mubwira avuga ngo nubwo mbabatiza hanyuma yanyu hari uzaza ndusha ububasha ndetse n'ubushobozi, wazabatirisha amazi ndetse n'umuriro. amen. Si bishoboka ko mfundura n'uducumi tw'inkweto ziwe. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, iyi Mana icyo yavuze no kugikora iragikora. Donati TV. Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye channel Donati TV, abari i Burayi, Amerika, Aziya ndetse na Afurika. Abanyarwanda mudukurikirana ndabasuhuje, mbasabira n'umugisha ku Mana gukomeza kudukurikirana. Imana mu ijuru bahereza umugisha nkuko dusanzwe tubigenza, tukabazana abakozi b'Imana. Twagira ngo turi iruhande rwanjye hari Ndayambaje Jean Dodier, Sengimana Evariste. Sengimana Evariste, mwakoze kuza. Imana ibahereza umugisha. Reka rero dusabe Jado asenga Imana tuganire ku magambo y'Imana. Umunsi twaje kugira ngo tubaganirize ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana Yego kubw'ijambo ryawe. Dusengera abantu badukurikiranye, Imana ishimwe kugira ngo iri jambo niba ryumva ribahindure. Haleluya. Kandi abataye ibyiringiro bongere basubizwemo ibyiringiro. Asante. Turagushimiye kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma duhere ku murongo wa 6. Aravuga ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizere. Icyo kora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije iby'uwo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemeye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyokora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Ngaya amagambo tugiye kuganiraho, twarangiza tugakuramo icyifuzo tugasenga Imana. Iri jambo dusomye umugabo bita Yohana, dusomamo n'undi mugabo bita Yesu. Uyu Yohana ngo yaje avuga iby'uwo mucyo. Uwo mucyo ari we Kristo. Noneho ijambo ryatubwiye ngo yaje mube ariko ntibamwemera, aza mubye ariko ntibanabyemera. Ariko ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha. Kabiri, abaha ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo turi ibibyarirano, ahubwo dufite aho twaturutse, dufite ahantu twakomotse. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo tuvuge kuri uyu mugabo bita Yesu. Yego, amen. Tuvuge no ku mugabo bita nde? Yohana. Naba bagabo tugiye kuvugaho, dukuremo icyifuzo dusenge. Rero reka watubwira kuri uyu mugabo bita Yohana, ukamutubwiraho gato, ukamanuka uburyo yavutsemo, ahaturuka, abyagwa nande. Imana ishimwe. Murakoze. Yego. Nanjye numvaga umushyushye. Uyu Yohana namuvugaho byinshi cyane ko yavutse ari umwana ukenewe. Yarivutse ari umwana ukenewe, yari yarabuze, reka mvuge gutyo. Arangije aza kuboneka, ariko aboneka mu buryo bugoye, ariko Imana yarabivuzeho. Uyu Yohana avuka ku mugabo bita Zakariya. Uyu Zakariya rero yari umutambyi. Cyari igihe gishize uyu Zakariya atamba, ariko nta mwana yagiraga. Ariko nubwo yabaga atamufite, iyo yajyaga gusenga Imana yavuganaga nawe, kamubwira ngo nzaguha umwana. Noneho iminsi iba myinshi irataha, uyu Yohana nta mwana afite, kugeza ubwo yaje guta ibyiringiro. Noneho nk'uko umugenzo w'Abayuda wagendaga, uko iminsi yashiraga niko bajyaga gutamba ibitambo mu rusengero. Noneho ngo ageze ku rusengero ngo bamutoramo, ubufindo buramufata,
yuko arajya gutambira abandi imibavu mu rusengero. Uyu Yohana ageze mu rusengero ngo nuko marayika w'Imana Gaburiyeli, Imana ishimwe, arangije ngo aramugenderera, aramubwira ngo witinya Yohana, ngo kuko umugore wawe Elizabeti agiye kuzakubyarira umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Hanyuma uyu Zakariya aravuga ngo byashoboka bite njyewe ko igihe gishize ari kinini umugore wanjye atajya mu mihango y'abakobwa, byashoboka bite? ngo nuko ngo marayika arangije aramubwira ngo Zakariya byemere, ngo kuko mvuye imbere y'Imana, ni Imana inyohereje kugira ngo nk'ubu ubutumwa bwiza. Zakariya arangije abwira marayika, aramubwira ngo njyewe nshinge n'igihe gishize ntabwo bishoboka, kuko igihe gishize ni kinini cyane, umugore wanjye ntabwo akibyara, ndetse n'imihango y'abakobwa ntayakigira, ntabwo mbyemeye. marayika arangije amubwira ngo urabyemera, nutabyemera uragobwa ururimi. ngo uhereye ako kanya ngo Zakariya ngo agobwa ururimi ntiyongera kuvuga. abantu hanze bari bamutegereje kugira ngo ababwire icyo yerekeye mu rusengero. noneho batangazwa nuko Zakariya asohotse ari guca amarenga. abantu bavuga byinshi, baravuga ngo buriya ni Imana yaba yamuhanye. bavuga byinshi. akenshi na kenshi iyo umuntu ari mu kigeragezo abantu bavuga byinshi, ariko muri uko kuvuga byinshi ntago bitumye Imana idakora icyo yagambiriye gukora. Imana ishimwe cyane. hanyuma uyu Zakariya ageze mu rugo, ngo iryo joro Imana ikora ikintu gitangaje abantu, ikora ikintu gikomeye cyane. ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ushobora kuba warabuze urubyaro cyangwa se uri mu bibazo bikomeye. ndashaka kukubwira yuko uyu munsi Imana yakuremera igitangaza ku buzima bwawe. ushobora kuba wari umaze iminsi udaseka, ariko umunsi umwe cyangwa se umunota umwe Imana ikakuremera ikintu cyatuma useka iminsi myinshi cyangwa se imyaka yose. uyu Zakariya cyari igitangaza cy'Imana. Imana yari imwiyeretse, kuko cyari igihe gishize umwana yari yarabuze, ariko ngo kuva uwo munsi Elizabeti ngo atangira kumva mu nda harimo ikintu. mbese Zakariya yaratashye avuye mu rusengero amaze kuvugana na marayika Gaburiyeli, atahana icyo bita ijambo. muri make Zakariya yacyuye ijambo arishira Elizabeti. mu ijambo havuye umwana bita nde? Yohana. Imana ishimwe. turajya tubwira abantu badukurikiye, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. icyo Imana yakuvuzeho no kugikora izagikora, icyo Imana yakuvuzeho no kugisohoza izagisohoza. si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. tubwire ku nkuru za Yesu ho gatoya twihuse. Imana ishimwe cyane. Yesu nawe kuvuka kwe byabaye igitangaza, kuko uriya marayika navuze Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, Imana yongeye kumutuma Imana ishimwe ku mwari Mariya wari warasabwe n'umugabo bita Yosefu. uwo Yosefu yari yaramukoye hasigaye igihe gitoya ngo amujyane amurongora amugire umugore. noneho uwo marayika wavuganye na Zakariya harashize amezi 6, yongera kugaruka atumwe n'Imana kuri Mariya, amuzanira indamutso nziza ngo uhiriwe n'Imana. Mariya yumvishe iyo ndamutso ngo iramutangaza cyane, aravuga ngo iyi ndamutso rwose hari ikindi kintu ihatse. noneho uwo marayika amuha ubutumwa bw'Imana yari imuhaye, amubwira ko agomba kubyara umwana binyuze mu buryo bw'igitangaza, atarinze yabonana n'umugabo. noneho Mariya arashidikanya, bizagenda gute uko ntarabonana n'umugabo, bizagenda gute? nuko ngo Gaburiyeli amuha ubutumwa bwimbitse, aramubwira ngo umwuka wera azagukingiriza. Imana ishimwe. noneho amuhaye ubwo butumwa, aravuga ati ndi umugaragu w'Imana, ntabwo nakwanga ubu butumwa Imana ingejejeho. urundi muntu ku rundi ruhande wavuga ati ko nasabwe ndajya kwemera gutwara inda gute? ariko Mariya we yarabyemeye, kuko yumvishe ijambo rikomeye marayika aramuzanira rivuga ngo umwana uzabyara
azaba igitangaza, Imana ishimwe, kandi izina rye rizamenyekana mu isi hose ndetse no mu ijuru azagira intebe Imana ikomeye. ishimwe. Urumva ayo mahirwe rero Mariya ntago yari kuyitesha byanze byakunda. Aravuga ati aya mahirwe niyo uriya mugabo atanshaka, ariko aya mahirwe ndemera mbyara uno mwana. Ni gutyo Yesu wambwiraga yaje kuvuka mu icyo gitangaza. Ariko tukiri aho, uriya mugabo aramusabye Yosefu agira ikibazo, aza kumenya ko Mariya atwite. Aza kumenya ko atwite, noneho aravuga ati njyewe ndi umukiranutsi, uko Bibiliya ivuga, ntago ndamukoze isoni ngo mubenge, ngiye kumubenga rwihishwa, ntago ndamuteza rubanda, ahubwo ndamubenga rwihishwa. Yashatse kubikora rwihishwa, ntabwo nyimujyanye, mbikoze rwihishwa, si nyimujyanye. Uwa marayika uhagarara hehe? Imbere y'Imana. Gaburiyeli arongera aragaruka mu nzozi. Imana ishimwe, Imana uwo ishimwe. mugabo Yosefu arongera aramubona ati uriya mugore ugomba kumurongora byanga byakunda, kuko inda atwite niyo umwuka wera. Imana ishimwe. Nuko Yosefu nawe yumvira umwuka wera, yumvira Imana, aravuga ati koko nzamujyana. Noneho ngo aramurongora, ariko ntibaryamana kugeza igihe uwo mwana yagize gute? Yavukiye. Gutyo umwami Yesu rero yavutse. Imana ishimwe cyane. Iki kiganiro tuzaza tugenda tukibagarurira, gifite intego ivuga ngo kubura igisubizo gihari kandi ukihangana. Rero Imana ibahereza umugisha. Turashimira iyi Mana, uburyo ikora buratangaje. Uyu Gaburiyeli yigeze gusanga Zakariya, uyu Gaburiyeli niwe wagarutse asanga nde? Mariya. Kandi uyu Yosefu ndetse n'Elizabeti nta mwana bari bafite, bari bageze mu zabukuru. Imana ntago ikangwa n'ibibazo byawe igihe bimaze. Imana ibasha gukora cyane biruta wowe uko watekereza cyangwa uko wakibwira. Uyu marayika aragaruka abonana nande? Na Mariya. Uyu Mariya we noneho igitangaza, ntabwo we yarakeneye umwana, yari yarasabwe. ariko uyu Zakariya n'Elizabeti bari bakeneye iki? Umwana. Aba bana kandi bose bavutse mu buryo bw'igitangaza. Uyu Yesu, Imana ishimwe, abankurikiye, haleluya, amen. Uyu Yesu akimara kugera mu isi abanzirizwa n'uwo bita Yohana, atangira mubwe avuga ngo nubwo mbabatiza, hanyuma yanyu hari uzaza ndusha ububasha ndetse n'ubushobozi, wazabatirisha amazi ndetse n'umuriro. Amen. Si bishoboka ko mfundura n'uducumi tw'inkweto ziwe. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, iyi Mana icyo yavuze no kugikora iragikora. Muhumure, ibibazo ufite, intambara ufite, ibigeragezo uhagazemo, nta kintu kirenga Imana, nubwo byarenga inkombe ntabwo bijya birenga Imana. Jabini foza atunegwa, icyo Imana yavuze no kugikora izajye apfa kuba ariyo yabivuze no kubisohoza izabisohoza. Imana ishimwe. Reka tugere ku musozo dusenga Imana, duhumuriza abantu bafite ibibazo, bafite intambara, bafite amasezerano amaze igihe kirekire, tubatangariza ko nta jambo Imana ivuga ngo niba ariyo yavuze no gusohoza izasohoza. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, Haleluya. Mana dawizana bini foja wasakuwa, uri Imana ikomeye, ufite imbaraga, ubasha ibyo abantu batabasha. Turasengeye abantu bose bafite ibibazo, abafite amasezerano bongerere kwizera, ibyiringiro bigwire muri bo, ababuze imbaraga bahabwa imbaraga mu izina ryawe Yesu. Mana bongerere imbaraga ubabashije, iri jambo ryawe reka rigira umumaro, umwuka wera riherekeze. Nabari twavuga izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro, izina rye rihabwa icyubahiro. Tubisenze twizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abari badukurikiye turabashimiye cyane. Imana ibahereza umugisha. Abatari bakanda kuri kakani gatukura mukandeho, kandi muduhe na komenti zanyu, muhereze n'abandi. Imana ibahereza umugisha. Reka tubaseze tubabwira ngo nakagaruka.